Haleluya. Yesu ashimwe. Bivuga ngo urukundo uko ubikora, gukora ibintu bikurimo. Icyo kintu cya mbere nungutsemo, nizemo ko ngomba gukora ibintu bindimo. Uwo mfashe nkamufasha numva bindimo. Uwo nkunze nkamukunda numva bindimo. Uwo mpaye ikintu rukundo. Ngo ibyo dukora byose tubikore mu rukundo. Haleluya. Abakorino 1:16 ngo ibyo dukora byose tubikore mu rukundo. Yesu nashimwe. Imana iravuga uko biri kose Natani nubwo atakiriho ariko abamukomotseho ineza yanjye izabageraho, kandi ineza y'Imana ije ku buzima bw'umuntu ntabwo igombera ngo uyu muntu afite ihe status cyangwa afite ubuhe buzima. Haleluya. Ineza y'Imana rero cyangwa urukundo rwa Dawidi na Natani rwa Imana yararuzigamye rugera ku mwana wa Natani. Yes. Haleluya. Mwana we ntiyandagara. Bivuga ngo ibi dukora cyangwa abakozi b'Imana nababwira ngo ibi bintu tubikora tubikonze tubikorere mu rukundo. Yes. Kuko bigerana iyi neza ibi dukora mu rukundo. Uru rukundo nkamubwira ngo ibyo ubona bikugoye bikore ariko bikore mu rukundo. Haleluya. Ineza y'Imana mu by'Imana yamuhaye agategura uwo muganura kugira ngo abere bakure bishime banezerwe. Rero turi mu gihe umwanzi yasahuye imitima y'abantu nk'uko umushumba yarabivuze ngo hagaragara kwishimira kubana namwe nanone. Amazina ni Peggy Evangelist. Uyu munsi rero ntabwo ndi kumwe njyenyine, ndishimye cyane ko hari umukozi w'Imana turi kumwe nawe muri studio za Light from Heaven Ministries. Tugiye gusangiza abantu ijambo ry'Imana turi kumwe. Rero reka tumwakire abibwire ndetse anadusengere kugira ngo twigishe noneho ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana ndakwakiriye. urakoze cyane. Imana igumugisha cyane kuba wabashije kugera hano hantu. Ndakwishimiye, twari tumaze iminsi myinshi rero no kukubona kuri jyewe n'ibyishimo. Yego, wakwibwira abantu kanadusengera tugatangira kwigisha. Amazina yanjye Gakwisi Jeanne, nanjye ndi umukozi w'Imana, nkunda gusenga Imana, nkunda abantu bayo kuko gusenga ni imibereho, gusenga ni ubuzima. Reka dushime Imana. Mana Data, turagushimye, turakunezerewe, tugushimiye ko uri Imana igira neza, tugushimiye ko uri Data wacu mwiza, tugushimiye uburinzi uba waduhaye. Hari umubare w'abantu benshi bamaze kugera ahacecekerwa ariko twebwe ntabwo twabonetse muri abo, turabigushimiye. Tugushimiye imbaga ya benshi igiye kumva ijambo ryawe warinze kugira ngo bahaze uburame. Tuguhaye ikaze n'akaribu rero Papa kugira ngo uzubane natwe muri iri jambo. Dusengera imitima igiye kwakira ijambo kugira ngo ibohoke, ni ukuri ihindurirwa amateka, yakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Ngaho rero ngo ubane natwe, icyo dukomereye ni umubi. Mu izina rya Yesu Kristo turanditse Mwuka Wera Muziranenge kugira ngo abane natwe. Urakoze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imbaraga n'amavuta rero. Buri ntangiriro y'ukwezi hari ijambo tugenderamo nka ministere. Iryo jambo rero ukwezi turinda tugusoza ariyo ntumbero yacu. Turanezerewe cyane kuba tugiye kubasangiza amagambo Imana yaduhaye muri uku kwezi avuga ku rukundo. Urukundo rero twaruvuga bukira bugacya, ariko tugiye guhagarara mu murongo uri mu Bakorino ba mbere ibice 16 umurongo wa 14. Reka tubasome mu izina rya Yesu. Ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Ni ijambo ryoroshye, ni umurongo umwe gusa ngo ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Haleluya. Iri jambo nanjye ryamaze ku mutima by'umwihariko ndibaza ese buriya gihe ibyo nkora byose buri gihe bikorana urukundo. Hari igihe dupretendinga ukaba wakora ikintu kuko gikwiriye, kuko uhagarariye abantu se, kubw'impamvu runaka, kwikiza umuntu se, dore ko dukorana n'abantu umunsi ku wundi,
ukabikora kubera ijisho ry'umuntu ariko utabikoze mu rukundo. Ariko aya magambo Pawulo yavuze yari arimo guhugurira abantu mu buryo dukora byose tubikore mu rukundo. Iryo jambo uraryumvise? Urakoze mushumba, iri jambo ni ryiza. Njyewe ku ruhare rwanjye nanjye byankozemo kwibaza ngo ese ibyo nkora mbikorana urukundo nk'uko wari uri kubivuga, uvuga ngo ese ibi bintu mbikora kubw'iyihe mpamvu, mbikora ari ibintu biri muri jyewe cyangwa se mbikora kubera impamvu. Birakwiye rero nk'umukristo gukora nta yindi mpamvu cyangwa nta yindi ngororano utegereje cyangwa iyindi profi, ahubwo ukabikora ubikunze bikurimo, kuko iyo dukomeje gusoma ibyanditswe dusanga Imana ari urukundo. Bivuga rero ngo iyo udafite urukundo nta Mana uba ufite muri wowe, niba Imana kuko ari urukundo. Birakwiye rero ko tugira urukundo ruturimo, atari ibintu twihingamo cyangwa twishiramo, kugira ngo dukore uyu murimo wa Data tuwukorera mu rukundo. Amen. Nanone mu Bagalati ibice 22 umurongo ibice 5:22 haravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka urumva ni 9, ariko uko ari 9 buriya yo hajemo ikintu bita gutondekanya, byaba ari ijambo cyangwa iki, kimwe kiba gifite uburemere. Uko utondekanya biya bintu biba bifite uburemere butandukanye. Izi mbuto z'umwuka iyo bagiye kuzivugaho bahera ku rukundo. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, n'ibyishimo, kugwa neza, kwirinda n'ibindi n'ibindi. Ibirenze kuri ibyo nta mategeko abihana. Rero nanone iyo dusomye kuri izi mbuto z'umwuka dusanga urukundo rurahetse. Urukundo ruri ku mwanya wa mbere, nanjye niko rufata. Urukundo impamvu dushyira ku mwanya wa mbere, niyo usanze ukuntu babinimero se cyangwa babihaye nimero ukuntu bikurikirana, usanga urukundo ruhedinze. Urukundo ruri ku mwanya wa mbere. Bivuga ngo rero umukristo nyamukristo yakagombye kugira urukundo muri we, kikaba ikintu kiri aricyo cya mbere kibanza, kugira ngo ibyo dukora dukoreye mu rukundo, ibyo ngibyo bigira rezilita nziza. Ushobora kubikora wumva nta nyungu ubifitemo, ariko njyewe iyo mbikurikiye ikintu wakoranye urukundo ugikora neza. Umuntu wagiriye neza umufitiye urukundo, ibyo ukoze ntibyibagirana mu mutima wiwe, bihora ari ibintu bisiga souvenir nziza cyangwa urwibutso rwiza muri wowe. Bivuze rero ngo dukwiye gukorera mu rukundo, uko bitondetse bino bintu, uko twakabashije kubikora bikaba nk'ibintu biranga umukristo. Ibirenze kuri ibyo ngo nta mategeko abihana. Bivuga ngo ibindi byose byaza nyuma y'ibi ngibi nta tegeko ribihana. Rero nk'abakristo mureke twige kugira urukundo, twige kugira neza, twige gukora neza, dukore nk'abantu bazasiga imbuto nziza ejo hazaza. Tumenye ngo ibyo dukora bidufite umumaro kuri twebwe ndetse n'abazadukomokaho. Noneho buriya icyitegererezo gikomeye ntekereza ko twareberaho ni Kristo. Kristo yatubanje umwenda w'urukundo. Ibaze umuntu wari mu cyubahiro, ari umwana w'ikinege, Imana ikemera ikamutanga. Urebye ubuzima bwose bw'Imana, ubuzima bw'ubumana aribwo tugerageza kubamo, ni ubuzima bugizwe n'urukundo. Imana ifite umwana umwe ariko iremera iramutanze, na wa mwana aremeye aje kwitangira abantu. Urumva ubuzima bwose tugerageza kwigana bugizwe n'urukundo. Ubwami bw'Imana bugizwe n'urukundo. Niryo fundo iyo wasobanukiwe ruriya rukundo rw'Imana, nawe ushobora kuruha bagenzi bawe, ushobora gukora n'umurimo w'Imana. Si ibyo gusa, dufite imirongo myiza. Hari undi murongo uri mu Migani 19:22 aravuga ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Amen. Ineza y'umuntu ngo niyo imutera gukundwa.
hari abantu tubana mu buzima busanzwe ku isi umuntu adakundwa akabaho gusa tu ngo ntakundwa haciye hose, ariko buriya se ntaba atarimo gutanga ineza nawe ku bandi. kuko ijambo ry'Imana rino ryo mu migani riravuga ngo ineza y'umuntu nimutera gukundwa. Bivuga ngo nta mwenda w'urukundo ubaho. Ubundi niko ngewe na bidefinisa, bivuga ngo gukunda habamo no gutanga ibyiza. Iyo utanze ibyiza rero uba uri uw'igikundiro kuko ufite urukundo. Bivuze ngo dukoze neza ibyo dukora ejo nibyo bitugarukira. Ibyo wakoze ubikoranye urukundo bigutera nawe gukundwa. Ya neza, bwa bwitange, bwa rukundo, babashonje wagaburiye, babantu bambaye ubusa wambitse, uwo wishyuriye inzu bayimusohoyemo, uwo wishyuye school fees atize, bamuhagaritse ku ishuri kubera ubwicu ko bwabuze. Ibyo ukora biragenda bikakugarukira bikagutera gukundwa. Bivuga rero ngo iyo umuntu wese ajye yisuzuma avuge ngo niyihe mpamvu iri gutuma mbona nta gikundiro mfite, ese nkora ibikwiye. Birakwiye ko tuzajya twicara natwe ubwacu tukisubiramo tukareba ngo ese ibyo dukora koko bibereye byiza abo tubikorera, birabanejeje. Icyo gihe umaze kwisubiramo biguhereza gusubira inyuma kugira ngo ubashe kujya imbere uri gukora ibyiza kandi ubikoranye urukundo. Amen. Icyo mbona muri uwo murongo ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa, ni ukuvuga ngo urabanza ukunde bagenzi bawe. Iyo wabakunze ubagirira neza, hanyuma rwa rukundo rubone kukugarukira. Urukundo ni imbuto tubiba tukayisarura tunezerewe. Ntabwo ushobora gukundwa mbere wowe utaraba ibiki imbuto y'urukundo. Niyo mpamvu iri jambo rivuga ngo ineza y'umuntu, urukundo watanze nirwo ruzatuma bagukunda. Amen. Rero hari n'irindi jambo Imigani 8:17 haravuga ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Wenda abanshakana umwete tube tuyiretse, nkunda abankunda. Nkunda abankunda. Haleluya. Bivuga ngo urukundo rw'Uwiteka Imana. Haleluya. Amen. Nawe aruhereza barumukunda. Yego. Imana nubwo ikunda abantu, ijambo ry'Imana nararisomye rirambwira ngo Imana ikunda abanyabyaha ngo ariko ikanga icyaha. Bivuga ngo nyuma yo kuva mu cyaha, nyuma y'urukundo Imana ikunda abanyabyaha, ariko igukunda by'akarusho iyo wavuye mu byaha. Bivuze rero ngo kandi ntabwo wava mu byaha utarayikunda. Igituma uva mu byaha nuko wayikunze. Yes. Bivuga ngo rero birakwiye ko umukristo nyamukristo akunda Imana. Amen. Hallelujah. Ngo nkunda abankunda. Imana ikunda abayikunda. Ni principe. Muri make n'umukunda aragukunda. Utamukunda arakwihorera. Akunda kandi bamukunze. Hallelujah. Kristo kandi ni uw'igikundiro. Kristo no kurabereye gukundwa. Kandi urukundo we atugarurira. Mbese ni win-win. Uramuhereza nawe akaguhereza. Bivuga ngo dukwiye kuyikunda nayo kugira ngo dukunde. Kandi urukundo rw'Imana dukunda rwo rubamo na profit. Bitandukanye n'ibyo n'urukundo twebwe dukunda abantu. Hari igihe abantu bagukunda ariko nta nicyo bari bukureho. Ariko Imana kuyikunda harimo inyungu nyinshi, harimo agakiza, harimo ubugingo, harimo ibintu byinshi. Jane, Yesu agumugisha. Rero ndashaka noneho twinjire mu ijambo nyaryo, tunatange na témoignage abadukurikirana. Ntango twabibwiye mfite abana 4 n'umugabo, hanyuma njyewe mfite abana 3 n'umugabo. Amina. Ukaba uri n'umuvugabutumwa wiyeguriye Imana. Rero hari ijambo nshaka nibura turi develope tunatange na témoignage. Abakorinto ba 2:1 haravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye bityo nanone iracyaturokora kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, ngo nanone iracyaturokora nubwo yabikoze ariko iracyaturokora.
urumva Hallelujah. ngo kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora. Amen. Yesu nashimwe. Hallelujah. ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo. Iyo turebye mu buzima bwacu bwa rusange cyangwa ubuzima bwacu busanzwe, tubona ko Imana ubuzima bwayo n'urukundo, hanyuma natwe iduhaho iyo wibutse amateka y'umuntu aba yaraciyemo ukiri umukobwa, uburwayi mwahuyemo bwateye umuryango, Imana ikabakiza, ubukene Imana yagiye ikura mu bantu, nirwo rupfu rukomeye yaturokoye. Ari amakuba yadukuyemo. Ushaka kumurikirana, wowe umwana wawe yari yarabuze ubwenge, ariko Imana ikabaha ubwenge. Abandi bari ibirara. Urwo ni urupfu rukomeye Kristo yaturokoye. Yes, yaturokoye. Kandi ikomeje. Yes, ngo iracyaturokora ngo kandi izanakomeza. Hallelujah. Urumva ni isezerano rikomeye. Uyu munsi mukozi w'Imana Jeanne, iyo usubije amaso inyuma, hari ikintu ujya utekereza ukavuga ngo hari ikintu Imana yandokoye. Bikamanze ngo buhamyangiye ikintu Imana yandokoye. Imana yampaye ubuzima mu busanzwe, ntarinjira mu bintu by'ivugabutumwa, ndakora, mbona amafaranga, ndanezerwa. Numvaga nyine of course ubuzima bwanjye nzakora, nkomeze nubaha Imana. Ibi by'umurimo sinarinzi ngo nabikora, you know, ntago ntigeze nitoranya cyangwa ngo mbitekerezeho. Ariko urupfu rukomeye nanjye yankuye muraroze. Yankuye hariya mu kazi, irantoranya, inzana mubo yahamagaye kuyivugira. Natangiye mfite isoni, mfite ipfunwe, se nzavuga ibiki, urumva bitewe n'ahantu buri, aho uvuye, umutima wawe aho uri mu isi cyane. Imana rero iguhinduriye cyane kuyivugira, ikagukura hahandi. Nanjye nakoraga muri kampani z'inzoga, nirwaga namamaza inzoga, nivugira inzoga, cyane cyane ko nari umuvugizi wazo, ibintu nk'ibyo. Rero urumva iyo mbitekereje ntabwo mbifata for granted. Mbona ko ari urupfu Yesu yandokoye. Kari akazi karamembaga, nari meze neza nezerewe, ariko yampinduriye status mu yandi magambo. Yes, yampinduriye status. Sinishimiye ko ntakora cyangwa iki, kuko mbayeho ndakora n'ibindi bintu, ariko yankuye aho hantu. Yankuye aho hantu hamaga irindi zina mu isi, kandi ntasa wenda n'icyo kintu. Yes, umuntu akaba yambona ndi mu modoka y'inzoga akavuga ati dore umusinzikazi. Iryo ni izina umuntu yabaga agendana. Kandi nta kazi ugomba kugakora, ariko urumva ngiye yarandokoye inkuraho. Kandi irakomeza indokore, izanakomeza, izakomeza turokore. Tubonye abana bacu barwara, Kristo akaza akabakiza. Umwana neza byarangiye, abaganga bashobewe. Ubuse Kristo n'icyo atakoze. Hari igihe umwana wanjye twari turi mu rugo, mbona umwana neza arirekuye, birarangiye. Ndangije mfata ikirahure cy'amazi, nyimumena mu kanwa, ndavuga nta maraso ya Yesu, umwana agarura umwuka. Kandi byari byarangiye. Umva kwa kundi sinzi ukuntu babyita iyo tamu, umwana asa nk'umaze kuma, maze no kwirambura. Kumuvana hano mu rugo ngo mugeze Faisal, urumva cyari ikibazo gikomeye. Ariko tugira Imana, ayo maraso Yesu arakora muri ako kanya. Urumva urwo ni urupfu rukomeye. Iyo ni isanduku Imana yansohoreye iwanjye. Yesu aguha umugisha rero komerezaho. Umukozi w'Imana, Imana imuha umugisha. Ni iby'igiciro gikomeye ko Kristo adukunda. Yaturokoye urupfu rukomeye koko nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye, kandi azakomeza turokore. Dukomeje tuvuze ibintu Kristo yagiye aturokora, ni byinshi. Ariko Kristo yagiye atugirira neza, no kuba yaragukuye mu isayo y'ibyaha, ni urupfu rukomeye yaturokoye. Yadukuye iyo ngiyo, ahari twakagombye kuba uyu munsi turi ababyeyi bafite stati itari nziza, bafite bagendana ikimwaro, bagendana ipfunwe ry'ibyaha. Ariko Kristo yadukuyeho iryo pfunwe, aratweza, adukiza urwo rupfu rukomeye, kandi aracyakomeje kudukuraho urwo rupfu. Bivuga ngo icyo Imana ikora ku buzima bwacu ntabwo ari aka kanya gusa, kirakomeza. Bivuga ngo ibyo Imana yatangije ku buzima bwacu cyangwa namwe mudukurikiye, ntabwo ari iby'akaka,
kanya gusa, ni ibikomeje n'ejo hazaza. Bivuga ngo Imana ikora ibintu bikomeza, ntabwo ari ibintu birangira. Ntiharara muri make, umuntu yaguharara kandi bibaho cyane cyane nko mu bagore. Umuntu aragukunze aguhaye byose, ariko mu minsi mike umva ukabura iyo arengeye, hanyuma agasigara kuzanira bwa butsiko bw'abantu bugukoba bugusebya. Rero Kristo ntaharara. Twaje gusanga Imana yaradukunze iduha umwana. Ubuzima bw'Imana n'umwana ni affection, ni love. Noneho natwe bikatugeraho. Haleluya. Rero ijambo ry'Imana ni rigari. Aya magambo y'urukundo tuzayavuga uku kwezi cyane. Tuvuge akamaro k'urukundo ku bantu bakorera Imana. Ese niki gishobora kugupushinga ngo ukorere Imana? Nta kindi, ni urukundo. Ikintu cyose ubona ineza wagirira umuntu, impamvu ushobora kwita ku mwana wawe, ni urukundo umufitiye. Impamvu ushobora kwita ku muturanyi wawe, ni urukundo. Impamvu umuturanyi wawe azapfusha cyangwa undi muntu ukajya kumutabara, ni urukundo. Ubuzima bwose ifundo ryabwo ni urukundo. Niyo mpamvu ngo ariko rero ngo imbuto z'umwuka ni urukundo. Ni ukuvuga ngo urukundo ni ifundo rya byose. Umukozi muzabana mu rugo agukosereze, ariko nutagira urukundo azarara atashye cyangwa se uzamukubita bakujyana imageragere. Rero ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo. Haleluya. Yesu nashimwe. Rero reka turebe undi muntu witwa Yonatani na Dawidi na Sawuli. Bari abantu bari bagizwe n'urukundo, Dawidi na Yonatani. Ese muri iki gihe ruriya rukundo rwa Yonatani na Dawidi ubona rutwigisha iki nk'abakristo? Urwo rukundo ngo bari bameze nk'agati gakubiranyije. So bari bafite urukundo ruri super. Ndibuka cyane nyiri muto najyaga nsoma icyo cyanditswe nkagisubiramo cyane, navuga yasa akagati gakubiranyije kameze gati. So urukundo rwabo rwari rumeze rutya. Wibuke Dawidi aje kugira ngo asimbure Sawuli ku ngoma. Umwana arimo ararwana ishyaka kugira ngo Dawidi azabe umwana. Imana irimo iramukoresha. Umwana yakunze Dawidi. Ibyo bintu mu bintu bijyanye n'umuhamagaro, urumva n'ubundi Dawidi yari mu muhamagaro ariko umuruhisha. Haleluya. Ikintu navuga ku bijyanye n'umuhamagaro, buri gihe Imana yiguhamagaye uri mu ntambara zikomeye, igisigaho ba Natani kugira ngo bakurwanire baguhe n'amakuru. Haleluya. Ijuru ishimwe cyane. Urukundo rwa Yonatani na Dawidi nanjye nyanukurura cyane, nkumva uburemere bwarwo. Kandi urukundo rwa Yonatani na Dawidi rwari urukundo rudashoboka ubundi. Rwari urukundo rudashoboka. Ariko kubera Kristo ko iyo yaguhereje urukundo, ntabwo ashingira ko umuntu ari igikara, ntabwo ashingira ko yavutse hariya hantu, ntabwo ashingira, mbese origine yiwe ntabwo ayikurikira. Haleluya. Ngo rwari urukundo rudashoboka. Urwo narwo ruba. Urukundo rwa Yonatani, hari abantu bajya batugirira neza kandi hari impamvu yabibateye, ari Kristo wabemeje. Kuko ruriya rukundo rwa Natani mu bigaragara ni Kristo wemeje Natani kugira ngo akunde Dawidi abone uburyo bwo kuba hariya hantu no kubona iyo ngoma. Kuko impamvu mvuze ngo rwari urukundo rudashoboka nuko Yonatani yari umwana w'umwami. Kandi Dawidi yagombaga gukora kudeta kuri se, yagombaga kumusimbura. Urukundo rero rwa Yonatani ntabwo rwashobokaga ubundi mu bigaragara. Urwo rukundo rero turugereranyije wasanga Dawidi yari mu ruhande rumwe yari umwanzi wa Sawuli, kuko yagombaga kumukura ku ngoma. Noneho ntabwo byari bukunde dushyize mu buzima busanzwe ikintu gishobora kuza kiri buhungabanye umubyeyi wawe ngo kidefande. Ntabwo bishoboka. Ahubwo wakirwanya wivuye umuzi kugira ngo umubyeyi wawe hatagira ikintu kimuhungabanya.
ariko we yagize urukundo rutitaye ku kureba kuri misiyo ya Dawidi. Rimwe na rimwe yanamenyaga n'amakuru avuye kuri se kuko yari umwana mu rugo, akayaha Dawidi. Bivuga ngo igihe cyose mu muhamagaro w'uyu murimo habamo ibintu bigoye. Guhamagarwa ni ukugorwa, ni uguca mu nzira igoye, ariko Uwiteka agenda azana acamo utuyira kugira ngo utayoba inzira muri uru rugendo, agatanga support. Bariya banatani buriya twabafata nk'abamarayika Imana yohereza kugira ngo turwanire. Haleluya. Bituma rero Natani ari inshuti na Dawidi kugira ngo Dawidi abashe kumenya iby'ibwami. Kandi icyo tubivuguremo mbonye Natani yaje ari marayika, kuko niba ari urukundo rudashoboka Natani araba marayika nta kibaye umuntu. Yesu aduhumugisha. Hanyuma rero reka dusimbuke ahantu nkunda cyane kuri iyo nkuru ya Natani. Birakomeje Natani arapfuye, Sawuli arapfuye, ngo hasigaye agahungu kamugaye ibirenge kitwa Mefibosheti. Aho ngaho niho nkunda finali. Amina. Mefibosheti ariyo ntawe umuzi, ariko imbuto niho handi twatangiye ngo tuvuga ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Iyi neza ya Natani yaje gukurikirana ka kamuga, bagakura iyo kure kaza gusangirira ku meza y'umwami. Noneho ntibyarangiriye aho gusangira n'umwami gusa, bamusubiza n'imisozi y'inyarurembo. Iryo jambo niho ndikundira ngewe ubusanzwe, hamwe n'urukundo, hamwe no kugira neza. Turimo turiga ku bijyanye n'urukundo, ngo ibyo dukora byose tubikore mu rukundo. Haleluya. Abakorino 1:16 ngo ibyo dukora byose tubikore mu rukundo. Yesu nashimwe. No kuvuga ngo niba tugiye kubikora mu rukundo, uyu munsi Imana ishaka kukubwira kubw'impamvu itangira umurimo wanjye, nyubakira inzu, ubaka insengero, dore ko zabaye nkeya. Zabaye nkeya, dukeneye insengero nyinshi, guplanting insengero nyinshi. Imana ikakubwira kora ABCD, ariko kuri kondisiyo miravuga ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Yonatani nubwo yapfuye, ariko ineza yabibye. Umwana yarayisarura, igera ku mwana, umwana arayisarura. Amen. Na bya bindi ya misozi yitwaga ngo ni iwabo, umwana arayisubirana. Si ibyo gusa, Imana imuhana abaja. Iyi Mana ni nziza. Uzi ko Imana idatuma abantu baruha. Ibizingo n'abaja turabakeneye. Birangira nawe afite urugo rukomeye, afite n'abaja bamuhingira mirima, abasarura, bamuri hafi aho. Imana ishimwe. Aho rero niho navugiraga Mushumba, mvuga ngo urukundo rw'Imana ntabwo ari urw'aka kanya, rurakomeza. Bivuga ngo iki Imana ikora ntabwo kirangirira hano, kirakomeza. Urukundo rwa Natani rwaragiye rukora ku mutima w'Imana. Imana iravuga uko biri kose Natani nubwo atakiriho, ariko abamukomotseho ineza yanjye izabageraho. Kandi ineza y'Imana ije ku buzima bw'umuntu ntabwo igombera ngo uyu muntu afite iyihe status cyangwa afite ubuhe buzima. Haleluya. Ineza y'Imana rero cyangwa urukundo rwa Dawidi na Natani Imana yararuzigamye rugera ku mwana wa Natani. Haleluya. Umwana we ntiyandagara. Bivuga ngo ibi dukora cyangwa abakozi b'Imana nababwira ngo ibi bintu tubikora tubikonze, tubikorere mu rukundo, kuko bigerana iyi neza ibi dukora mu rukundo. Uru rukundo igihe cyose ruzagera no ku bana bazadukomokaho. Haleluya. Ntabwo birangiriraho. Kubera ko Natani yabibye imbuto mu gihe kitari cyo kubiba imbuto. Yabibye imbuto mu gihe kitari cyo kubiba imbuto, ni nkuko wayibiba mu zuba. Nukuri. Iyo mbuto byanze bikunze irarumba. Ariko kuko yakoze ikitarashobokaga, ni nkaho yahanganye na se. Kandi mu Kinyarwanda se cyangwa no mu buzima busanzwe nta muntu uhangana na se, ariko bikarangira iyi neza yabibye igarukiye umwana we. Rero hano nakwencouraging umuntu cyangwa nkamubwira ngo
ibyo ubona bikugoye bikore, ariko bikore mu rukundo. Ineza y'Imana uzayisanga imbere, izagutabara, izagukura ahantu utari kwikura. Ineza y'Imana iratuburanira buri munsi. Ineza wagize, yewe niyo cyaba ari igikombe nigeze guha umubyeyi umwe wari umaze kubyara, ngira ngo yari ari mu buzima butoroshye. Ndagenda kandi twari tukiri abakobwa, sinzi ukuntu twari dutetse igikoma, ngira ngo ni nka Mwuka Wera. Urumva twari duturanye nawe, ndi umunyeshuri, duteka igikoma nkabazi ngo yavuye kubyara. Ndagenda cya gikoma twatetse, utukoma tw'abasiribateri, nagatere munsi turanywa, shiramo igikombe, igikoma sinzi niba nagiye nifundikiye, nagitwara, nari nkuzaniye agakoma. Najyanye igikoma mu gikombe, apana teremusi yuzuye, apana, kuko wenda ubwo bushobozi sinari mbufite se, cyangwa ngo menye ubundi buryo, ariko Mwuka Wera yaranganirije ku cyumwa hari umuntu wabyaye. Njyana aka karahuri gusa kari agakombe, aranywa. Ndashaka kubwira ngo ibyo bintu ngira ngo nabikoze, natanze icyo gikoma mu 2011 na 2 gutyo, ariko na n'ubu na bugingo n'ubu ya neza nakoze ntazi impamvu yo kujyana igikombe kimwe cy'igikoma navanzemo agasukari, na n'ubu uwo mubyeyi icyo gikoma yahagaze imbere arakivuga, kandi nge sinkizi ko nanakimuhaye. Hanyuma icyo gikoma ni nacyo cyamuzanye muri ministeri. Ubu turakorana umurimo w'Imana, kuko yafashe mu yindi sura. Ndashaka kubabwira ngo utuntu duto ariko dukoranye urukundo, tugira imbaraga. Ngo ibyo dukora byose tubikorane urukundo. Ndabasaba muri uku kwezi, ni ukwezi ko kugaragaza love mu bantu. Amina. Niba udafite n'ibihambaye, ariko urumva ko natanze agakombe kamwe aka, uwo muntu uzahaturuka aza muri ministeri aratega kabisa hano kuri, ariko igikombe cy'igikoma nicyo cyamuzanye muri ministeri. Ahari aho Kristo yarabibonaga ko muri iki gihe tuzaba dukeneye abantu badufata amaboko mu nzu y'Imana. Irankoresha ntanga igikoma, hanyuma igikoma cyazanye umuntu. Mwene data, igikoma niba gishobora kuvuga ubutumwa, Yesu nashimwe. Niki kitavuga ubutumwa? N'ijambo ryawe riturutse mu kanwa rishobora kuvuga ubutumwa, abantu bagakira. Kuko Kristo yadutumye ku bantu, abantu ngo nibihana bakizera bagakizwa bakava mu byaha. Niyo misiyo twebwe dukora, no kugira ngo abantu bihane. Rero aba bantu ntago bashobora kuva mu byaha nta rukundo rwatuvuye. Tugomba gutanga urukundo. Kristo ni urukundo. Impamvu natwe tumwemera nuko ari urukundo twamwumvisheho. Dushobora kuvuga Kristo bukira bugacya, kuko erega adufasha ibintu umunsi ku wundi. Amen. Niba ubayeho i Kigali, abandi bari iyo urarya uranywa utuye iwawe, hari abandi bameze neza kurenza, hari icyo Kristo atakoze. Rero kugeza ubu ivugabutumwa rigiye gukorwa mu rukundo. Yes. Niba agakombe k'igikoma kavuga ubutumwa, dutangire dutekereze icyo twakora, ariko tugere kuri ba bantu bari hopeless, badafite ibyiringiro. Ariko tuzagenda n'amagambo gusa, ahubwo dukeneye no gukora ibikorwa by'urukundo. Kuko buriya iyo turebye muri ministry ya Yesu, mu myaka 3 ubuzima bwe bwari bugizwe n'urukundo. Akamarana abantu iminsi 3, yarangiza ngo mubagarure baticwa n'isari, nibabanze bafungure. Ministry ya Yesu yari igizwe n'ibikorwa by'urukundo. Ageze kuri Lazaro amaze gupfa, Kristo atizuka, n'urukundo, kuko aracyamukeneye. Nawe umurikirana Kristo aracyamukeneye, nta rupfu ruri bugukureho, nuri bukenyuke. Mu mirimo yamuzanye harimo no kuzura abapfuye. Hanyuma Kristo aragukomereje, ageze mu bukwe, akunda ahantu hari gap. Kristo yakundaga ahantu ibintu byacitse. Ageze rero mu bukwe bw'Ikana, hano bashobewe. Haleluya! Buriya bukwe njya mubona bunyigisha ibintu bikomeye. Ubukwe buri aho ngaho, abantu birabacanze. Arangije aravuga, Kristo burya yivanga mu bintu byanutse, ibintu bidafite isura, ibintu bidashoboka. Ataho ngaho nanjye nkiyerekana nk'umunyarukundo.
kandi niyo atagira icyaha akora bari kumutwara iki se Nta na kimwe. arangije aratubura abantu barinywera Baranywa cyaka kirashira. ubwo Haleluya. buzima bwa Kristo Kristo. komeza Haleluya. Imana ishimwe Irimo umukozi n'ibindi. w'Imana. Imana yo mwijuru guha umugisha ko nanjye hari icyo nungutsemo. Hari izindi mbaraga numva nakiriye ku ijambo Amen. ry'Imana. Njyewe ngira urukundo rwinshi ku bantu tuziranye bo barabizi. Amen. Ariko numvishe narushaho gukorera mu rukundo. Haleluya. Kuko nsanze imbuto y'urukundo ntibora. Hari imbuto abahinzi bajya babiba zikaborera mu butaka ntizinazamuke, ariko imbuto y'urukundo ukoze analyse usanga ari imbuto itabora. Dukurikije abakozi b'Imana ukuntu byagiye bibagendekera, tukagera kwa Natani tukareba uko byagenze, tukagera kwa Lazaro uko byagenze, dusanga urukundo rwagiye rugenda rufata intera rugera ku rundi rwego. Haleluya. Yesu ashimwe. Bivuga ngo urukundo uko ubikora, gukora ibintu bikurimo, icyo kintu cya mbere nungutsemo. Nizemo ko ngomba gukora ibintu bindimo. Uwo mfashije nkamufasha numva bindimo, uwo nkunze nkamukunda numva bindimo, uwo mpaye ikintu nkumva ko nyine ni rwa rugutumba ibye kandi bitazabora. Yesu ashimwe. Ikindi turebeye kariya gakombe k'igikoma natanze, you can imagine nta kilo cy'isukari kirimo, nta kilo cy'ifu kirimo, ariko ndashaka kubwira ngo umuntu kugeza ubu n'umusaruro wa ministry kubera icyo gikoma. Bivuze ngo hari igihe uvuga uti ntacyo mfite sinakora imirimo y'urukundo. Buri wese yakora imirimo y'urukundo. Ntabwo ni utuntu duto utwo ngutwo nitwo Kristo agenda akoresha abantu. Hari ijambo nkunda rivuga ngo mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami Imana ashima. Tubishakashake. Ibyo ashima rero ntabwo ari ibintu bigari, ntabwo ari big deal, ntabwo ari ukugurira abantu amamodoka, ntabwo ari ukubagurira ibibanza, ahubwo dukora ubushake bw'Imana. Urumva ka gakoma natanze bwari ubushake bw'Imana. None uyu muntu turamusaruye kandi arimo arakira imbaraga, imyumvire ye irimo irahinduka. Yego. Nanjye kuri iryo jambo ku rukundo cyane ko nirwo turiho, nibuka igihe kimwe ahantu nari ntuye, najyaga nkunda gufungurira abantu nkabikora, ariko atari ko mfite byinshi, ariko nkumva umuntu uvuze ngo ndashonje nkumva ntabwo yamva imbere nta kintu muhaye. Yesu ashimwe. Byaba byo ku isahani namudahira akantu nkamushyikira ajye gusangira na famiye, ariko uko nabikoraga urumva nta muntu n'umwe nabaga nabibwiye, ninjye n'uje kunsaba cyangwa ufunguje, ariko abaturanyi bakabimenya. Bamwe babona ko umuntu avuye iwanyu ntacyo yari afite, bahuye none hari icyo afite, noneho umuntu yasona kuri gate bakamubwira bati genda hariya niho bafungura. Yesu ashimwe. Haleluya. Atara ntabwo uri twe ntacyo dufite, ariko hariya ntabwo wahaburira ikintu. Yesu ashimwe. Ntacyo dufite. Rero byatumye nongera kwibuka gukorera Imana nk'uko umukozi w'Imana ari kubivuga. Ntabwo ari uko ufite ibya mirenge, ahubwo ni urukundo reka rutubemo utitaye. Ako gakombe k'igikoma cyangwa wenda iyo nusu y'umuceri nashobora kuba naba ntanze, bivuga umurimo, bikora umurimo aho wowe utari. Yesu ashimwe. Urumva no mu baturanyi banjye byarawukoze kandi nta muntu n'umwe nagiye kurepresenta. Ati hariya wagomanga ati mudufunga ati mugende hariya kwa runaka nibo bafungura. Reka dusenga abagana rero ku musozo. Muri iri jambo turimo kugenderamo Abakorinto ba mbere 16:14 ngo ibyo mukora byose mubikorane urukundo, byose apana kimwe. Ibyo ukorera umugabo wawe siho duhera urukundo, ibyo ukorera abana bawe mu rukundo. Ufite urukundo ntabwo wabwira abana bawe nabi kwa kundi bya bitutsi bya Kinyarwanda, mangara ngo uhangare ntiwazijyamo n'ibindi. Nusohoka abaturanyi urabatreatinga n'urukundo, nurenga abaturanyi umushuti, imiryango n'urukundo. Imiryango yuzuye amacakubiri, intambara, kubera ko ibintu byose twasohotse mu ijambo ntitugikora ijambo. Ukumva ngo ufite abo mufite ibyo mupfa, abanyogosenge bande, abandoga bangira gute, wowe komeza ukore mu rukundo. Noneho reka dusoreze kuri uyu murongo wa 15 na 16. Haravuga ngo Paulo n'amagambo yavuze yarakomeye ngo hari n'ikindi 15, mbingingira bene data muzi abo kwa Stefana ko ari umuganura w'Abanyakaya, kandi
bitangiye gukorera abera. Amen. Hallelujah. Stefana uyu nguyu ngo bari umuganura ngo kwitangira gukorera abera. Yego. Yego, gukorera abantu b'Imana. Reka noneho tuvuge ku nzu y'Imana, kwita ku nzu y'Imana. Inzu y'Imana ni tutayitaho ngo tudefande Kristo, tube ambassadors ba Kristo. Umva amateka ashobora kwibagiranwa, by'Imana bikibagirana. Ariko uyu mugabo ngo Stefana yari umuganura n'umuryango we wo kwita kubera. Hallelujah. Amen. Kwita kubera ni ugushyigikira ivugabutumwa mu buryo butandukanye. Hallelujah. Ariko niba uzi ikintu cyakamutse mu bantu, ivugabutumwa ryabaye iry'abesikoro, ivugabutumwa baradusaba ibya 10 ngo barye, bigera kuri level aho abantu basonzesha inzu y'Imana, noneho abantu ntibakinatura, ntibagitura, ugasanga na ya mirimo itorero ryagakoze y'urukundo nta gushobora gukorwa. Ariko dukeneye muri iki gihe abantu bameze nka ba Stefana ngo bari barabaye umuganura. We niyo yari ministry ye. Yego, umuganura wo kwita ku bakozi b'Imana. Hallelujah. Yagaragaye muri aya mateka ngo mu Banyakaya Stefana n'umuryango bari umuganura wo kwita kubera. Kwita kubera rero ni ugufata mu byawe bifatika, ni ugukurikirana, kubasengera, kubingingira. Hallelujah. Rero muri uru rukundo turi bwita no ku nzu y'Imana. Rero muri iki gihe dukeneyemo ba Stefana mu nzu y'Imana. Ariko hahandi usanga ari n'abari mu nshingano. Iyo nshingano ntago bazi ko ari iyabo yo kwita ku nzu y'Imana. Ba Stefana barasohotse mu nzu y'Imana ntibagihari, abantu bahari physically, ariko ari umukozi w'Imana dukorana na Claire, ndamukunda. Niwe ujya uvuga ngo ariko se tuzakorera Imana ngo n'imibiri yacu hanyuma imifuka tuyisiga inyuma. Ega buriya Kristo niwe cyitegererezo cyacu, nabo burya bagendanaga umufuka wo supportinga ministry. Rero gusupportinga ministry ni ingenzi. Mu bikorwa turi gukora by'urukundo harimo no gutera inkunga umurimo w'Imana. Yewe ushobora kuba unadukurikirana, Imana nigukoraho utera inkunga, kuko buriya dufite umurimo tuba tugomba kwita kuri bariya abana bakeneye kurya, bakeneye kwiga, bakeneye kubitaho muri make. Rwose tugomba kwita ku murimo w'Imana muri uku kwezi by'umwihariko tugomba gukorera mu rukundo. Nanjye uko iri jambo ndi kugenda mbyumva, Stefana yakundaga umurimo w'Imana, akagira ishyaka ryawo, kandi agakunda abakozi bayo, akabasapotinga. Ngo niyo mpamvu yateguraga umuganura. Umuganura rero buriya ubamo igihekane ryananywa, ni ukurya no kunywa. Byabaga ari ugusangira, agafata mu by'Imana yamuhaye, agategura uwo muganura kugira ngo abere bahure bishime banezerwe. Rero turi mu gihe umwanzi yasahuye imitima y'abantu, nk'uko umushumba yarabivuze ngo hagaragara physical ariko imitima idahari. Hallelujah. Abantu ntibazi icyo gukora. Yes. Musome ibyanditswe. Kandi gukorera banafashwe batera haleluya. Ariko iyo bigeze mu kuvuga kandi yanzu y'Imana ikeneye gukoropa, dukeneye kumenya ngo ari amavaza agomba guhindurwa, amakaro. Erega so hazasubira inyuma. Nibi bihe byaje yo gufunga insengero nta kindi cyabiteye, nuko habaye n'icyo kintu cyo kwibagirwa inzu y'Imana ikaba umusaka. Hallelujah. Inzu y'Imana si ikwiye kubumbwa muri rukarakara. Ikwiye kugira amatafari meza, ibikoresho byiza, niba rizaruriba nuko nyine turarara heza. My dear friend, ubu tugiye mu bitanda byacu turaramo, ibitanda umva miliyoni zingahe, amasaro meza, ibyo dutegura iwacu ku meza, tukarya tugasagura tukamena tugahanimbwa. Ariko iyo tugeze mu nzu y'Imana ntacyo gukora, umufuka no gukomeza. Bavuga ibindi ndabyumva, ariko umufuka wanjye don't touch. Rero ni ikibazo gikomeye. Imana yo mu ijuru tugarukeho, garuke kubera bagira ishyaka n'umwete byo gukunda Imana no gukunda umurimo. Hallelujah. Nidukunda Imana tugashyigikira umurimo wayo,
tugashyigikira inzu yayo, kuko mu nzu y'Imana habamo ibyo kurya n'ibyo kunywa. Haleluya. Mu bifatika biba bigomba kuba nabyo bihari, kandi ibyo bituruka hehe? Mu bushobozi twatanze. Yesu ashimwe. Reka two kugira impiri mu mifuka yacu, twirekure, dukunde Imana, ubutunzi bwacu tubukoreshe ku murimo w'Imana. Ari n'igihe Dawidi byari bimaze kumucanga, ngo arangije ngo asanga umutambyi bamuturumbuye yabuze aho abariruka. Noneho ngo asanga umutambyi, ngo aramubwira ati mfungurira. Ati hano nta mitsima ya rubanda ihari, ngo ariko hari imitsima yabejejwe. Haleluya. Reka aho hantu tuwavugeho neza, ngo hari imitsima yabejejwe. Mu nzu y'Imana hagomba kubamo imitsima. Iyo mitsima bamuhaye yari fizikali, yari iyo kumanja, kuko yari ashonje, yaturumbutse kwa Sawuli byamucanze. Noneho umutambyi ngo nta ya rubanda, yari yamwiresheho, azi ngo Dawidi ni rubanda. Umuhamagaro ari igihe ujya utuma witwa rubanda, kandi ari wowe ufite inyenyeri, kandi ari wowe wambaye igishura cy'ubwari, ari wowe ufite inkota, ari wowe ujya imbere, ari wowe ukubitira Goliyati abantu Goliyati zabananiye. Ngo ariko ngo umutambyi aramubwira ngo nta mitsima ya rubanda ihari, hari iyabejejwe, bivuga ngo ni iyabera. Arangije rero aramubwira ati rwose natwe tumaze gatatu twariyirije, turejejwe rwose. Final aza kumuha ku mutsima, ariko uwo mutsima wari hehe? Wari uri mu nzu y'Imana. Wari mu nzu y'Imana. Rero mu nzu y'Imana mu byo turi bukore Jeanne muri uku kwezi, nkanjye n'umuryango wanjye ngomba kujyana umutsima mu nzu y'Imana. Nawe ugomba kuzana umutsima mu nzu y'Imana, kuko uwo mutsima turawubona uri hehe? Mu nzu y'Imana. Nitutazana umutsima mu nzu y'Imana, ba Dawidi bari kugira umumaro, ba Dawidi bari gucungura abantu, ba Dawidi Imana yatoranyije b'abatambyi, ntago bazakomeza gukorera Imana, kuko iriya nzara yagombaga gutsinda Dawidi hehe? Hariya hantu ikamwica, ariko yatabawe n'umutsima uri mu nzu y'Imana. Umutsima uri mu nzu y'Imana uratabara. Kandi wowe jya uwushirayo, abawukoresha nabi bazabibaza. Ariko reka dushireyo iki? Umutsima. Uriya mutsima uzafasha ba Dawidi kutajya kwiba impiya, uzafasha ba Dawidi kutajya mu byaha, kutavuga ibyo batari byo, uzafasha ba Dawidi gukorera Imana batuje, uzafasha abo bantu bari bagiye kugwa ku rugendo. Hari abantu benshi baguye ku rugendo Jeanne muri iki gihe, hari abantu bamaze kuva mu ivugabutumwa, hari abantu bamaze kunanirwa kubera ko babuze umutsima hehe? Mu nzu y'Imana. Reka rero dusoze dusengere. Imana ishimwe cyane. Iyi yari inyigisho y'uko kwezi tuzagenderamo y'urukundo. Dusengere abadukurikirana, Imana ibahe umugisha. No kuri cyo nabifuriza no kugira urukundo. Urukundo mu bo tubana bo mu nzu zacu, mu mago yacu, urukundo rukagera mu baturanyi, urukundo rukagera mu mudugudu utuyemo nabo bakabimenya. Uziko tujya dutanga urukundo, affection mu mudugudu, bakabimenya ngo ruriya rugo, s'il vous plaît, ruriya rugo mu gihe n'umudugudu utuyemo cyangwa isibo bataramenya ngo ruriya rugo, kandi tuzabamenyera ku mbuto zabo. Izo mbuto ni za zindi twabonye mu Bagalatiya ibice 5:22, ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo. Haleluya. N'ibyishimo n'ibindi. Rero nibura Kigali nireke kukumenya, ariko nibura mu isibo bakumenya. Dusengere. Imana ngo umugisha dushoboze gukora neza. Haleluya. Kandi ibyo dukora byose tubikorere mu rukundo. Shalom. Ariko burya nitwanabatumira bakajya badusura. Turabatumiye kuwa gatanu. Dusenga buri wa gatanu saa 11. Yego. Kuri Assemblée de Dieu ku muhanda w'amabuye hariya. Nomero yacu ni 0782 Munga babarike sana. Imana mwishiba umugisha. Twatureho umugisha. Turabakunda. Reka dusenga Imana. Mana twongeye kukubaha. Haleluya. Uri Imana y'ibifatika. Mushimwe Kristo. Uri Imana yera. Haleluya. Kirenze kubw'ibyo uri Imana y'urukundo. Amen. Turagushimira urukundo wadukunze. Ni rwinshi Kristo. Urukundo wakunze abanyarwanda. Urukundo wakunze igihugu cyacu. Turarugushimiye. Uhimbazwe
twari turi kwiga ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe nta muhanga waryo, ariko turakwinginze wowe musobanuzi muzima, wowe muhanga uri hejuru ya byose, wowe warihumetse kugira ngo rigere mu mitima y'abera, rigende rikoremo umurimo ukomeye. Reka wongere ugarure urukundo, ugarure urukundo mu mitima y'abera, ugarure mu mitima y'abanyarwanda urukundo. Wimura ububi, wimura uburyarya, wimura ubugome, wimike urukundo hagati muri twebwe, uduhe kugukunda ndetse no kugukorera mu izina rya Yesu Kristo. Turarebye tubona uru rukundo ntabwo rurangira. Urukundo rwo kwa Natani na Dawidi ntabwo rwarangiye, rwaragiye rugera ku mwana wiwe ndetse rumugaruriza n'iby'iwabo byose. Bivuga ngo Ukristo kugukunda ni iby'agaciro, ariko urukundo rwawe rurahambaye. Rero turakwinginze ngo udukunde cyane kugira ngo natwe tugire ibyo tubasha guhereza abera bawe. Nudushoboze kugira urukundo rutavangiye, urukundo rutarimo uburyarya, urukundo rutarimo mbereka. Duhe gukora imirimo yawe neza, tuwukore tuwukunze. Unyemerere Kristo, nukuri ubibe bitewe urukundo cyane mubera. Icyo nicyo tugusabye, kuko hari urukundo nta mwijyane, hari urukundo nta rwango ruhaba. Turakwingize rero ngo ijambo ryawe ribe imbuto itabora mu mitima yacu. Nurikurikire urerekeshe imirimo yawe n'urukundo rwawe n'ibitangaza byawe. Niko dusenze rero kugira ngo ukomeze kubana natwe muri uyu munsi. Turagushimiye Mwuka Wera, ukomeze kuganza mu mitima yacu. Urakarama.